Guys, mfasha aka kanya mbwira abantu bose natwerereye n'abantu bose nzatwerera ko ngewe nafashe umwanzuro ko nta gikwe nzakora. Ariko kuba nazakora igikwe ntibibujije ko uzanyishyura amafaranga nagutwerereye. Mu buhe buryo rero? Telefone yanjye iramuka ipfuye, unyishyura amafaranga nagutwerereye, kuko telefone buriya niwe mugore wanjye. Erega buriya iyo umuntu agutwerereye aba akugurije kandi yanjye ntiyapfa ubusa. So guys, buriya rero akamaro ko kwiga ni uko ibintu wize ubisobanurira abandi, mbega ubumenyi bwawe bukaba ari ubw'igihugu. Nagize akabazo gatoya nakibariza abantu bize biology, bambabarire bamfashe batwungura ubumenyi. None se ikibazo nibajije, nimba warize biology ukayimastaringa, ariya mabere yo ku bagabo buriya yaba amaze iki?